Imana yabishatse warira mu biganza bya Yuda. Bisobanuye ngo nta Imana itagukiriza, no matter where you are, nuba hariho hose nta Imana itagukiriza. Hari sometimes umuntu atekereza akavuga ati wenda ndamutse ngiye hari ahantu ngiye muri bino bintu bimeze gutya, ngiye kuri kino kintu kimeze gutya, gakora bino bintu, wenda ubuzima bwahinduka cyangwa wenda hari ukuntu byagenda. Ariko hari ijambo nasomye rivuga ngo umugabo witwa Eliya, Imana yamukijije ikoresheje igikona kimuzanira inyama, kandi igikona nicyo cyambere gikunda inyama. Ariko Imana iragitegeka iravuga ati wagikona we, genda ufate ziriya nyama uzijyanire umukozi wanjye wabita Eliya. Bisobanuye ngo Imana yabishatse warira mu biganza bya Yuda.